Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'aka kanya mbonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. GAKWAYA Emmanuel. Turasangira umurongo dusaba muri Matayo igice cya mbere, murongo wa 21. Uravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Aya magambo ni amagambo yavuzwe na marayika abwira Yosefu, ko tubibona ku murongo wa 20, ngo akibitekereza marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka wera. Hariya rero ni marayika wabwiraga Yosefu ko azabyara umwana, ku mwana Mariya atwite yari uw'Umwuka wera. Hariya rero tukaba tubona yuko Imana yatanze izina ry'umwana uko azitwa, akazitwa Yesu, mu Kigiriki rivuga Yahushua. Usanga Giheburayo cyangwa mu Kigiriki aho ngaho risobanura ngo umwami arakiza. Icyo gihe kandi Abayuda bari bategereje, benshi bari bategereje umuyobozi, umutegetsi wazabavana mu maboko, mbese mu maboko y'Abaroma, kuko aribo babayoboraga, bari mu bubata bw'Abaroma. Ndetse noneho ubwo ngubwo Yesu ahabwa izina, bibwiraga ko igihe yavukaga bibwira ko ari cyo kimuzanye. Yesu rero we yaje ategerejwe nawe, kuko bari bategereje nanone umukiza wazaba batura ku byaha no ku bundi buretwa n'ingorane n'urupfu. Yesu rero nicyo cyamuzanye, kubatura abantu mu bijyanye n'ibyaha ndetse n'urupfu. Yesu rero yaje akenewe, niko tubibona hano muri uyu murongo, kuko n'Abayuda benshi bari bamutegereje. Yesu rero yavutse ari Imana, ari umuntu, ko yari umuhungu nk'uko twabibonye, kandi yafite kubaho ndetse no kuzacungura abantu be, kuzaba umukiza w'abantu be bazamwizera, kuko batashoboraga ubwabo kuba bakwikiza, kuko ntabwo bari gushobora gutanga igiciro, ikiguzi Imana yashakaga ku byaha by'abantu. Yesu rero niwe waje gukiza abantu ibyaha byabo ndetse n'urupfu. Kuba rero uba uri umuntu mwiza cyangwa ugira neza ntibigukuraho ibyaha icyaha cya kamere uvukana. Ntabwo rero Yesu yaje gufasha abantu kwikiza, ahubwo yaje kwishyura ikiguzi cyose cy'ibyaha byabo ku musaraba w'isoni. Yesu rero yaje gukora uwo murimo, niwo umurimo Imana yamwohereje gukora. Yesu rero nawe arawemera, aza mu isi, aricyo kimuzana. Yesu rero yagize ubuntu, aza kubana natwe, amaze kwigira umuntu, aza yitwa Emmanuel, bivuze ni umukiza wacu, umukiza w'abantu. Ni Imana iri kumwe natwe, ubana n'abantu. Kwakira Yesu rero aguha agakiza, akaguha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Turasanga rero ko hano Imana yari ifite wa mugambi wayo, yagaragaje ukuntu yakunze abari mu isi, yakunze abantu yaremye, bituma itanga umwana wayo kugira ngo aze kubacungura, kugira ngo Yesu atubere umukiza, atubere umwami. Umwizeye wese rero niwe ababereye umwami, niwe abereye umukiza. Ahubwo tugomba gukomeza kugira ngo atubere umwami, mbese icyo ashaka ko dukora tuba aricyo dukora. Umwami arategeka, nitwemera ko adutegeka, azaba yaratubereye umucunguzi, nitwemera rero ko atubera n'umwami,
tuzaba twitegura yuko tuzabana nawe ibihe byose. Yesu rero atugirire neza kugira ngo uno Yesu waje kutuvukira tube twiteguye kuzabana nawe, kuba kumwizera kugira ngo atubere umwami n'umukiza. Imana abahe umugisha kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.